Kugira amahoro y'Imana bakurikiye Frere Online TV, Jendi Petit Frere wanyu kabutse no munsi ndaje mu buryo budasanzwe. Je nambaye itaburiye, ariko impamvu nje nambaye itaburiye ugiye guhita muyibona bidatinze. Abantu benshi bakunze gufata gitari, wayifata ukumva gitari ikuryoheye kuba wayicuranga, nubwo wenda waba udashaka gucuranga ariko ukumva uri usigira mu byo ko wacuranga. Ariko hari na gitari ufata ukumva rwose ntushaka gucuranga bitewe nuko imirya ibiryana, ukumvira guhanda cyane, ukumva neza gitari wagira ngo kuyikoraho ni nkaho uri kugenda ukora mu nzembe arizo uri kugenda ucurangamo. Gitari karyana akenshi na kenshi na kenshi biba biterwa nuko gitari ibi imirya yayo ibimeze. Wenda ngira ngo reka mbereke nkuko mubibona hano, uri kubibona distance iri hagati ya fretboard iki kintu n'imirya iba ari nini. Iyo distance umwanya uri hagati, wenda reka mbibereke mbigire nka gutya kugira ngo mubashe kwa mwabibona neza. Iyo reka negereze kuri kamera murebe. Iyo umwanya uri hagati y'imirya n'iyi ngiyi fretboard, iyo umwanya ari munini wenda bigiye umwanya ugiye uri hejuru cyane nka gutya, gitari ukayirega ukora ku mirya ikakurya cyane byatari. Noneho abantu benshi bakunze kwibaza tese wenda niko bayikoze nabigenza gute, najya kuyihombanyisha se nabigenzane. Ariko ni akantu koroshye cyane kugakosora, biroroshye ku buryo gitari yawe ibi bintu nubasha kubikora, gitari yawe ntabwo uzongera kuyicuranga wumve iri kukurya mu ntoki, cyangwa ngo niba uri gucuranga ubabwe cyangwa unanirwe vuba wumve imirya iri kukubabaza, ntabwo izongera kukubabaza. Rero ndagira ngo tutangire mbereka kuri iyi gitari, ndaza no kubereka kuri bass. Niyo nk'iyo gitari ya bass nayo ukora ku mirya ikakubabaza, turaza gukomerezaho mbereka uburyo nayo maintenance uyikorera. Reka dutangire rero mbereka impamvu distance y'aha ngaha, nongere mbereke impamvu distance y'aha ngaha y'imirya n'iyi fretboard impamvu iba ari nini. Kimwe mu bintu bitera nuko hari igihe ikibazo wenda ari aka kantu, cyangwa ugasanga hano cyane cyane nk'iyo gitari hano, iyo kano kantu kegutse hano, hari igihe iki kintu cyangwa kijya cyeguka ugasanga cyaregutse nyine cyavuye cyashingutsemo. Ibi bijya bituma neza iyi ntuza iyi niki. Abantu batazi niki twabirebye muri tutorial zagiye zibanza, ariko ndagenda ngo mugende mukurikira. Biterwa nuko iyi niki iba yarigonze. Bimwe rero mu bituma yigonda nuko ahangaha haba hararekuye. Iyindi mpamvu ituma iki kibaho iyi fretboard ibasha kwigonda, impamvu ya kabiri nuko mo hano haba haregutse. Muri kwabona mo bene hano nanone iyo hegutse hatuma imirya ibasha kweguka. Iyo ni impamvu ya kabiri. Ariko ibyo byose uburyo umuntu nabashishikariza kuba umuntu yagikemura, hano niba ahangaha niba hatangiye heguka, nagushishikariza gushaka abatekinisiye bakahafunga neza, bagashyiramo buro nk'uko mureba hano harimo buro. Muri kwabona harimo buro, nabashishikariza kuba mwasanga abatekinisiye bagafungamo buro. Iyindi mpamvu ya kabiri nanone, hano niba mo hano harasadutse heguka, nabashishikariza kuba wasanga umutekinisiye wawe, wareba umutekinisiye akaba yabasha kuyigufungira neza igasubiramo, bituma imirya yegera wagicuranga ntikubabaze. Ikindi kintu cya nyuma rero gituma nanone niba ibi byose hari igihe igitari ibi byujuje ari nzima hano n'ahangaha hataregutse hose, ariko imirya ikakubabaza. Impamvu rero iterwa nuko kino kiba cyarigonze. Rero kugira ngo iyi fretboard yo yigonze, hari buro bafungamo hano, mugira ngo muri kwabona. Reka negereze kamera muharebe neza. Mo hano harimo umwanya hano
hano harimo umwanya woherezamo bene aka gafunguzo, reka nkabereke. Muri kukabona bene aka gafunguzo kitwa clé arene, kaba kameze gutyo, ukinjizamo, uragafata ukagatamikamo, ukinjizamo, ugakaraga. Nkuko mubibona hano kuri iyi foto, ndagira ngo mubashe kubireba neza, uyu murongo urimo w'umweru ni umurongo ugaragaza ahantu haba harimo visi ndende. Haba harimo visi umuntu akaraga abasha kugorora gitari iyo yagondamye, uburyo yaba yaragondamyemo byose, yaba yaragondamye isubira inyuma, yaba yaragondamye isubira haruguru, iriya visi niyo umuntu akaraga ari gukaragisha iriya buro naberekaga hari ahantu umuntu ayishyira. Visi biri guturuka hari haruguru igira hepfo, iba ari ndende bihagije ku buryo ibasha kuyigorora yose ikibazo yaba ifitemo cyose. Nkuko mubibona hano kuri iyi foto iri kubigaragaza neza uburyo iyi visi iba irimo iyo batarashyiraho aka kantu k'agafuriti bodi kuri iri josi rya gitari. Muri kuyibona iriya visi iriya y'ubururu, muri kuyibona hariya niho iba itereye, buriya hano hariya bazajya bayikaragira bayajasitinga bakoresheje hariya ku mutwe. Hano niko imeze mbere yuko bashyiraho furiti bodi. Nkuko mubibona hano kuri iyi foto, iyo gitari yagondamye izana inda cyangwa muri make ikagondama iza imbere, ukaraga iriya visi muri kiriya cyerekezo ugana ibumoso. Noneho iyo yagondamye imeze nk'iri kwizinga muri iki cyerekezo, ukaraga iyi visi ugana iburyo. Uburyo nibwo uyikaragamo kugira ngo ibashe kuba yatungana ikamera neza. Uhita winjizamo hano ukagakaraga, ariko bigusaba akenshi na kenshi bisaba kuba hari imirya wagiye ukuramo. Isomo ryo gukuramo imirya no kuba umuntu yayisubizamo naritambukije mu biganiro byabanje, niba utarabirebye wasubirayo ukabireba. Bigusaba gusa nk'imirya nk'uyikuramo kugira ngo itaza kubangamirwa urimo ukaraga, ubundi ukajya ushyiramo buro uyikaraga. Gitari igenda isa yeguka nk'uko mwari mubibonye, uburyo iyi furiti bimeze, iyi furiti bodi bimeze kugira ngo ibashe kuba yeguka, n'uburyo iyi buro ikoramo kugira ngo mwabibonye. Ni uburyo ugenda uyishyiramo ukayikaraga, ukagenda uyikaraga paka gitari yawe isubiye mu buryo, igasigamo umwanya mutoya uhagije. Ariko nanone ugomba kwirinda ko umwanya nanone utawumaramo, kuko uwumazemo ukora ku mirya igasa nk'ijwigira, ikazanamo ijwi ryo kujwigira. Nyine muri make gitari imiryo yegereye cyane ntabwo ivuga neza. Rero ndabasaba kuba mwakanda subscribe niba utarayikanze, ugakanda share na comment. Dutangira mbereka uburyo umuntu abigenza kuri base. Reka dutangire. Kuri gitari base hari ukuntu nanone nayo usanga imirya iri hano hagati y'imirya, umwanya uri hano hagati y'imirya n'iyi furiti bodi, ugasanga umwanya ni munini. Wenda reka mbibereka hano kuri kamera. Hano rero impamvu ijya ibitera, zimwe mu mpamvu zibitera, biterwa n'uko hano izi bridge ziba zegeye hejuru. Ubundi uburyo umuntu iki kintu yagikemuramo ni uburyo bwo kwegeza iyi bridge hasi, cyangwa ukaba iyo bridge yegeye hasi ariko ukumva imirya igomeza kukurya, hari buro nanone umuntu akaraga nanone zikoresha nanone ni nkuru naberetse nkuko mubibona hano kuri kamera. Muri kubibona neza cyane, ni nkuru urunguru narwo umuntu arutambikamo hano. Reka mpereka aho umuntu abishyira. Ahangaha muri kuhabona, ahangaha aka kantu gapfutse hano ni wa mwanya nk'uwo naberetse kuri acoustique. Muri kubibona hano, akangaka iyo ugafunguye uhita ufata buro ukazifunguramo hano, ugashyiramo bene urufunguzo ugakaraga, kugira ngo mwabonye uko iyi furiti bodi iba ikozemo ku buryo umuntu ashobora kuyajasitinga akongera cyangwa akayigabanya. Urafungura, haba harimo akobo, ugasesekamo bene urufunguzo, ukagenda ukaraga gake gake witonze, ukagenda ureba ko iri kugenda isa nk'iyeguka. Nanone hari na gitari
ziba zifite nanone buromo hano, ariko iyi ngiyi yo ntayifite, ariko hari ziba zifite mu buromo hano, ahangaha. Nanone ukaba nawe wayikaraga muri iki cyerekezo ikegura hano, cyangwa ukayikaragira hano ikegura ibi bice bya firiti. Noneho rero uburyo bworoshye cyane, bworoshye, ni uko umuntu yagabanyiriza hano akaba ariho amanurira imirya. Uburyo rero bwo kuba umuntu yagabanyiriza hano akaba ariho amanurira imirya, hari udufunguzo tubasha kwinjiramo. Hari urwo njyewe nacuze bene, muri kubona uko kameze, muri kubibona ni gatoya. Umuntu agashyiramo hano agakaraga asubiza inyuma. Iyo ushyizemo ukagakaraga usubiza inyuma, utu tuntu kugira ngo muri kutubona, utu tuntu muri kukabona, akangaka niko ukaraga ukagenda usubiza inyuma, bigenda akangaka kagenda kamanuka gasubira hasi. Tuba turiho ari tubiri, ukaraga akangaka nyine n'akangaka tuba dufashe umurya, tuba ari tubiri. Utu ngutu tugenda tumanuka tukegera hasi cyane, ku buryo wakumva wagejeje hasi umurya uri gufinina uvuga ujwigira, ushobora kugenda nanone ukaraga ugasubizamo wegeze inyuma. Ubundi buryo rero nanone, mu gihe wenda waba udafite agafunguzo kabasha kwinjiramo hano, bisaba agakere arene gatoya cyane. Mu gihe rero iyo utagafite, ubundi buryo nshaka kubereka, urafata uragafata nk'uyu murya wawe ukawufata, uyu murya ubanzaho hasi, reka tuwuregure tuwusubize inyuma. Urawufata ukawuregura ukawusubiza inyuma ukoroha cyane, ukawuregura uwusubiza inyuma ukoroha, kamera nk'aho ugiye kuwukuramo burundu. Muri kubona ko nawureguye wasubiye inyuma, ndi kuwuregura wasubiye inyuma cyane. Muri kubibona ko wasubiye inyuma, muri kubibona. None iyo umaze kuwuregura wasubiye inyuma, muri kukabona kano. Noneho rero uyu ni wa murya wacu twamaze kuregura. Urabanza ukawuregura kugira ngo ugende ubyoroshya, ugenda uyigabanya. Niba ushaka kugabanyiriza iyi mirya yose, bisaba kugenda kuyiregura yose, cyangwa ukagenda uregura umwe, bisaba nyine kuyiregura yose kugira ngo ibi ngiye kubereka mubashe kuba mwabikoraho. Akangaka urawufata ukawegeza ku ruhande kuri aka kantu kari kawufashe, akangaka ukagakuramo. Wagakuramo rero utu tuntu tubasha kugakaragika nubwo waba uri gukoresha intoki. Muri kubibona, ugenda udukaraga ukagenda udukaraza intoki n'urwara turamanuka, ukagenda ugabanya. Iyo ukaraze ujyana hariya uri kutwongerera uburebure, iyo ukaraze ugarura hano hino uri kutugabanyiriza uburebure bwatwo. Hano iyo umaze kubisoza, iyo umaze gusoza kudukaraga, uragafata ukagasubizamo hasi ko kari kameze gutya, ngira ngo muri kuhabona. Wamara kuhasubiza hasi, uyu murya ukahita uwugarura hano wari uri. Ubundi ukongera ukaza ukarega wa murya wawe hano, ukongera ukawurega ugasubiramo. Muri kubibona paka gitari yawe isubiye uko yari imeze. Murakoze rero, ugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Bye, naho ubutaha.